70 isaga iyo abatuye u Rwanda n'urubyiruko. Umuntu akaba yakwibaza ese ko akazi kadashobora kuboneka kuri abo bantu bose nubwo leta yabyifuza, n'iki cyakorwa mu bintu leta idushishikariza n'izindi leta zose, nuko barwiyemeza mirimo bagenda baba benshi cyane. Ahangaha kuri kiganiro hano kuri YouTube yanjye Tungana Fiona, mu bintu bimwe dukora nuko tuzana barwiyemeza mirimo cyane cyane bakiri batoya kugira ngo batubwire urugendo rwabo bajya guhanga ibyo bintu barimo gukora, ariko babe babananda dusobanurira uburyo bagiye batera intambwe cyane cyane ko hari ikibazo cy'amafaranga. Uyu munsi ndi kumwe n'umuntu muri studio ugiye kutubwira icyambere uburyo yatangiye na business akora, kugira ngo urimo kumva wumve uburyo nawe washobora kuba watangira business urimo gutekereza. Ndashaka kugira ngo utwibwire nshuti. Murakoze. Nitwa Dieudonné Dufitimana. Ndi umuyobozi w'ikigo Cascan Limited. Iki kikaba ari ikigo rero gikorera mu Rwanda guhera mwaka ushize 2025, ariko igitekerezo cyacyo kikaba cyaraje mbere cyane ya 2025 nko muri 2023. So rero Cascan yavukiye ku gitekerezo, navuga ko ari ikibazo. Ni ikibazo twibaza tutese hari nyuma ya Covid ho gatoya. Twibaza tutese Covid bayigarutse cyangwa kibyara cyayo kikaza. Ndavuga ikindi cyorezo gishobora kudusunikira kudakoresha amafaranga afatika, tukajya muri cashless, kubera ko amafaranga afatika arimo aratuma hakwirakwizwa indwara. Ni gute twake-expectinga abana bacu bari ku ishuri gusurvivinga muri icyo gihe tugezemo? Mu by'ukuri abana bacu bari ku ishuri ntibemerewe kugira telefone, nta n'ubundi buryo bw'ikoranabuhanga bafite bwo kwishyura mu gihe bari ku ishuri, cyangwa se basohotse bagiye hanze gatoya wenda agiye kwivuza cyangwa kugira utundagura. So rero ngira ngo icyo kibazo twibazaga icyo gihe nicyo cyavuyemo igitekerezo cy'umuntu mureba aka kanya. Mu by'ukuri mu gukemura icyo kibazo niho havukiye Cascan. Cascan ngira ngo nubwo yavutse ko twibazaga icyo kibazo. Hanyuma rero mu kugikemura twisunze gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere izwi nka NST2. Hari igice cyayo kivugwa kuri economic transformation. Aho ngaho rero harimo igika kivuga ubukungu bushingiye ku ikoranabuhanga. So rero aho ngaho niho twashingiye, turavuga tuti iki kibazo tugiye kugishakira igisubizo, ariko noneho mu ikoranabuhanga. Mu kugisubiza rero twafashe ikarita isanzwe y'umwana, kubera ko ari cyo gikoresho twabonye hafi umwana agendana buri gihe. Hanyuma tuyishyiramo ubushobozi bwo kwakira amafaranga, kuyabika ndetse no kwishyura. Nyamara mu buryo bumwe cyangwa ubundi umuntu ayirebye inyuma akabona ari ikarita isanzwe y'ishuri. Hanyuma rero umwana ufite ikarita y'ishuri ya Cascan aba afite ikarita ifite bwa bushobozi bwo kwakira amafaranga no kuyabika no kugira gute, ariko noneho inyuma hagaragaraho imyirondoro nk'ikarita isanzwe. Mu by'ukuri rero ibyo nibyo dukora. Ikigo umwana yigaho, umubyeyi ndetse n'abacuruzi twabahurije hamwe muri icyo kintu cy'ikoranabuhanga. Hanyuma dushakira igisubizo cya kibazo nahereyeho kare nibaza, natwe twibaza tutese byagenda bite. Mu by'ukuri rero Cascan ni ibyo ngibyo ikora. Twatangiye muri 2023 igitekerezo, hanyuma dukoresha uko twari dushoboye tugishyira mu bikorwa. 2025 nibwo twageze ku isoko, bitari ku isoko directement, ahubwo gutestinga ngo turebe ku isoko bizakora bite. So rero testing yagenze neza, feedback 100% ko twabyifuzaga. Congratulations. Hanyuma ubu ngubu turimo turitegura noneho kujya mu gihugu hose. Umwaka w'amashuri uzatangira muri Nzeri mu kwa 9. Umuntu wumva bino bintu arumva ari ibintu bisaba gutekereza cyane. Numvishijemo ibintu bya gahunda y'igihugu yo kwiteza imbere. Ese urubyiruko ubona harimo, kuko ndumva ikintu numvishijemo nuko igitekerezo wakibonye mbere yuko n'amafaranga aza. Yes. Byaturutse mu kumenya n'ikibazo aho kiri.
kuri wa muntu urimo kutwumva ni gute ujya muri bwa bushobozi bwo kuba niba urimo no kwiga ukomeza urimo gushakisha andi makuru ku buryo naho ibitekerezo byava n'iki wowe wumva ubwonko bwawe bwari bumeze gute, like how was your mind in that time, ku buryo watekereje ngo reka maze nimenye na leta ahigana uhuze na covid uhuze n'amakarita, mbwira uko ibyo bitekerezo biza. Mu by'ukuri navuga ko ibitekerezo bibaho tugenda, so aho umuntu ajya ibyo yirirwamo abo yirirwana nabo ngira ngo niho hashobora kuba ibitekerezo by'iterambere rye. Mu by'ukuri ntushobora gukemura ikibazo utabayemo. So rero natwe twiga habagaho tubazo dutoya ariko wumva tutagusunikira gukora icyo ngicyo, hanyuma haje ikibazo kinini bita bibimbarutso. Noneho mu by'ukuri natwe twiga kubika amafaranga cyari ikibazo. Wigeze kunywa 2,000 byanjye, umva niba waranyibye 2,000 byanjye ndacyabyibuka. So irija de poche umwana yahawe yagera ku ishuri akabura uko akabika neza, yagashyira muri mare bakaba barayiciye, yagashyira munsi y'amatera bakaba barakibye. Utwo dufaranga umwana akajya kwiga adafite ubwonko yabutaye muri dortoir, avuga ngo umwana wasigaye muri dortoir yirwaje amafaranga. So rero icyo kibazo natwe twakibayemo ku buryo icyo gihe tukibamo ntago umuntu yatekerezaga ko gishobora kuba ikintu cyabyara business, ariko noneho covid ije nibwo byahise bibimbarutse, kuko byari bimaze kuba ibintu byinshi byihurije hamwe kugira ngo bigusunikire noneho gukemura cya kintu. So rero navuga ko igitekerezo kibaho umuntu agenda. Niba urugero ugiye Nyabugogo gutega bisi ukabona challenge ugize, wenda uhuye n'ikibazo cy'imbogamizi, umurongo ni mwinshi, bagize gute, ushobora kuhavana igitekerezo cyo kuvuga ati ariko kubera iki ntajya nkatisha ndi mu rugo. So rero ikibazo wabayemo ni kigusunikira cyane ko kugikemura iyo uri umuntu ko gushaka iterambere, ariko ahanini ushaka no gukemura ikibazo. Ikibazo iyo wagikemuye gihita kigusunikira mu iterambere. Hari akantu wongeyemo ko igihugu kirimo kugerageza kugira ngo gihuze iterambere na digital world. Yes. Sibyo? Urubyiruko rwinshi mu by'ukuri bariga cyane cyane abasanzwe nyine batari muri iyo field, wambwiye ko utari mu IT, ugasanga no kugira ngo umenye amakuru y'igihugu ahantu kigana ntabwo bitureba cyane. N'icyo wabwira urubyiruko cyane batureba kuri icyo kintu mbere yuko dukomeza? Mu by'ukuri rero uwo muntu wumva ko aho igihugu kigana hatamureba ndumva namuseka, none se uzabaye? Mu by'ukuri igihugu ni icyacu, aho kigana rero natwe dukwiye kuba ariho tugana, ahubwo ari twebwe tugifasha kugira ngo kigere aho kigana, kigere aho cyifuza kugera. So abayobozi bacu rero bakora uko bashoboye kugira ngo natwe tujyane muri uwo mujyo wo kugira ngo tugere aho bifuza kugeza igihugu. So rero urubyiruko cyane cyane abari kutureba, sinekereza ko ari abantu badashobora gutekereza cyangwa basome itangazo leta yasohoye hanze. So rero ari amatangazo menshi, niba utajya uyasoma aba arimo utuntu dushobora kukubyarira amafaranga twinshi cyane. So rero mu kubihuriza hamwe hari igihe bihita bihura n'igitekerezo wari ufite, ugahita uvuga uti kumbe n'igihugu niho kiri kugana. So rero ibyo bigahita bigusunikira gukora ikintu noneho cyiza kandi kiri mu murongo w'aho igihugu kirimo kiragana. So rero nashishikariza abantu kujya basoma hari amatangazo y'igihugu, ibyabaye, ibyemezo by'inama. Ibyemezo by'inama bisohotse abantu bahita bajya kwirebera wagiye mu myanya. Mu by'ukuri bajya banavuga inama zizaba mu gihugu bakavuga. Ntabwo tujya tubireba. So rero numva abantu dukwiye gusoma ibyasohotse, iby'igihugu kirimo kiragerageza gukora. Nk'ubu ngubu iyo dokima natangiriyeho yitwa NST2 National Strategy, ni gahunda igamije kwihutisha iterambere ry'igihugu mu myaka runaka. Mu by'ukuri iryo terambere ry'igihugu nta rindi ni iryabo. So rero aho ngaho havugwamo uko bateganya kuzamura iryo terambere ry'igihugu. Mu by'ukuri nawe rero uba ukwiye kubigiramo uruhare kugira ngo iryo terambere rizamuke. So numva rero abantu bakwiye kujya basoma
kuko n'ubundi umwanya wo turawufite buri umuntu w'urubyiruko ntiyabura umwanya kandi no gusoma ntibiba ari birebire cyane ntabwo ntekereza ko paje 2 kuri 3 zishobora kukunanira kuzisoma. So rero Dieudonné wavukiye mu muryango wakoraga business? Oya. Ni gute wisanze muri business? Urakoze. Mu by'ukuri business ngira ngo bihera ku kibazo ubona wakemura. Ariko nyine ushobora kugikemura wagiye mu kazi, kuki utavuze ngo reka njye gushaka akazi? Okay, akazi naragashatse. Wenda aho ngaho uri buhambaze. Oya, abanza aho guhambwira mbere yuko ukomeza abanza uhambwira. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri nanjye ndacyari umunyeshuri. Yego. Ariko ubwo narangizaga icyiciro kimwe cy'amashuri nagerageje nanjye gushaka akazi. Ni iki cyiciro wari urangije? Ndangije icyiciro cya secondaire, secondary school. So ngerageza gushaka ibyo nakora. Mu by'ukuri ndabibura. Mbona akazi karabuze pe, mpitamo rero gukomeza kwiga. Ariko noneho ubwo natangiraga gukomeza kwiga nibwo icyo gitekerezo cyaje mpita mvuga iki kintu umuntu yakibyaza amafaranga, ndabona byarakaze hanze. Nagiye ngira barwiyemezamirimo hano baza bakatubwira urugendo rwabo. Bavuga abantu bakavuga ngo ibyo byose twese turabifite, ariko dufite ikibazo cy'uko hari ikibazo cy'igishoro. Ndashaka kugira ngo umbwire urugendo rwawe rwo gutangira n'igishoro. Mu by'ukuri igishoro ntabwo cyakagombye kuba ikibazo, kuko igitekerezo nicyo kiza imbere. Ubwo natangiraga twari dufite igihumbi cy'idolari, icyo gihe ndumva cyari muri miliyoni na desa gutyo. Miliyoni n'amagana. Icyo gihe rero 1,200,000 nta kintu yari kugura mu byo twari dukeneye mu by'ukuri. Ariko twarayifashishije byibuze tugira ikintu dushobora gushyira umuntu tukavuga ati dufite iki ngiki, noneho akabona aho tugana byibuze akaba nawe yagira icyo akumarira. So rero ndihuse cyane ariko reka mvuge gatoya. Nari mfite igihumbi hanyuma mfite n'iki gitekerezo. Mu by'ukuri abantu bazi ukuntu components zihenda, igihumbi nta kintu gishobora kugura muri ibi bintu. So twagerageje kugura utuntu dutoya tudafatika dutoya nyine dushobora kwifashisha dukora device ya mbere. Hanyuma dusa nk'abaterateranya utwo tuntu dutoya tuguze kugira ngo tubone ikintu dushobora kwerekana. Hanyuma rero twarabikoze tugura udukomponenti tutari duhenze cyane icyo gihe. Umuntu utumva yenda komponenti ni udukoresho dutoya ushobora kwifashisha uteranya ikintu. Urugero nka telefone ibifite utuntu bagiye bahuza kugira ngo bibe telefone. Utwo tuntu rero nitwo twitwa komponenti. So rero natwe tugira device abanyeshuri bishyuriraho, niyo ndi kuvuga udukoresho tuyikoze. Icyo gihe rero umuntu twaguze utwa fake nyine bigira karite nyine itari hejuru. Dukora akantu ka mbere. Mu by'ukuri hari harimo na riske y'uko gashobora gushya tugahita nta mafaranga dufite. So rero icyo gihe twagize umugisha turagateranya twitonze kavamo akambere. Ako ngako kambere rero niko twagize amahirwe yo gupicinga ahantu. Tugaragaza business idea, tugaragaza business model. Ndashaka kugira ngo tihuta. Icyambere ndashaka kubaza, ubu watangiye uvuga wenyine, ubu ndi kumva nkaho muri murenze umwe. Ni gute waje gukora iyo team mbere yuko noneho mujya no gupicinga? Yes. Wagendeye kugira ngo uhuze abantu iki gitekerezo mugiye kugikorana nabyo? Yes, so no kuvuga ngo twatangiye turi babiri. Ego. Yari ngewe n'undi umwe, ariko mu by'ukuri nawe udafite ubushobozi bwo gukora icyo kintu. Tugira igitekerezo cyo gukora nyine ibyo navuze haruguru. Igitekerezo tugifite kidesigninze neza. Hanyuma ariko nta bushobozi dufite bwo kugikora. Nko kuba ufite umurimo udashobora kuwuhinga. Hanyuma dutekereza noneho kugishyira mu bikorwa. Tumaze kukidesigninga dusanga nta n'umwe ubishoboye, turavuga tuti dukeneye umuntu rero ubishoboye. Kujya gushaka uwo muntu ubishoboye nabyo byaro kumwumvisha kuko n'amafaranga twari dufite yo kumuhemba. Turamwegera, turamwaproachinga.
turavuga tuti dore aho twifuza kugera ni ahangaha Yego. tumubwira igitekerezo ukuntu kimeze neza. Urumva umuntu ufite masters ntabwo aba ari umuntu w'injiji. Turamwegera tumubwira ukuntu ibintu bimeze kuko niwe wari ushoboye kubikora. Birangira turamubwira tuti dore aho twifuza kugera ni ahangaha. Yego. Twaguze dufite igitekerezo twarakidizayininze, twabanje kugishyira mu nyandiko neza. Tuba tuti ibintu byacu bizakora gutya na gutya na gutya. Tumuhereza dokima. Urumva umuntu nk'uwo twari tukiri n'abana ntibari kumuhagarara imbere ngo umubwire ngo urabona ngo ibiki n'ibiki utashobora no gusobanura ibintu. Twayidizayininze neza dokima, turagenda turayimuhereza. Turamubwira tuti turifuza gukorana nawe ariko nta mafaranga dufite. Aremera. Imana imuhe umugisha. Aremera, ngira ngo ahari yagize twari nko kuko ibyo bintu arabikunda pe. Afite passion muri byo ku buryo wenda yavuze ati nta kantu ngiye kuba ndi gukora nishimisha. Sinzi uko yabitekereje, wenda nzamubaza ariko yaratwemereye. Amaze kutwemerera rero nibwo nakoresheje cya gihumbi twari dufite, ubwo tubaye 3. Uwo muntu nawe abaye umufounder kuko n'amafaranga dufite nawe akeneyeho. Tubaye 3 ariko naho tubanza kujyana agreement, tubanza kugirana ibiki, tutangira kunyura mu nzira za nyazo zemewe, aho dutangira kugura ama component arayaduteranyiriza. Noneho tugiye gusubira hahandi aho mu pitching mumaze kugerageza demo ya mbere irakunze. Ni bande mwagannye? Mu by'ukuri rero amahirwe hari mu gihugu ni menshi cyane, ahubwo nayo niyo mahirwe dushaka kumva. Ahubwo wari kumbaza uti ni bande tutaganye. Mwakomanza ahantu henshi. Twari dufite igitekerezo, noneho twaracyanditse, dufite umuntu wadufashije gukora product ya mbere tunayo tuyifite. Mufite confidence? Yes. Urumva aho umuntu watangiye adashobora kuvugisha umuntu amureba gutya, aho kuba afite ikintu gifatika gutya, nawe urumva ukuntu byari bimaze kugenda. Ndabona. Yes. So twaragiye turakomanga muri Mini ICT. Nose mwarabandikiye email? Yes. Twabandikiye email, turavuga tuti dufite igitekerezo iki n'iki, turabandikira email isobanura neza ibyo tumaze kugeraho. Icyo twashaka ko badufasha kwari kugira ngo barebe nimba cyujuje ibisabwa gishobora gukora ibyo dushaka ko gikora. Ariko mu by'ukuri intention yacu ari kugira ngo nubwo bazadufasha kureba niba icyo kintu cyujuje ubuziranenge, bamenye ko icyo kintu gihari, ako kantu nyine tugasesekemo bamenye ko gahari. So baradufashije, baduha umuntu aratubwira ubwo tuboneraho no kumenya ko ibi bigo mu by'ukuri yuko manze bigufungurira. Yes. Turabitinya njye nabugiye kukubesha mba numva abantu benshi batinya bino bigo kujya gukomanga. Twarabandikiye hanyuma baradusubiza, tubona email yabo. Narikanze icyo gihe abandi icyo gihe urumva umuntu w'umwana watangiye bimeze uko nguko uhita wumva nyine ukuntu umutima wahise usimbukira mu birere. So bamaze kudusubiza rero tubwira bati muzaze. Umuntu w'umwana noneho kugera muri minisiteri. Ariko icyo gihe wari ufite imyaka nk'ingahe? Icyo gihe nari mfite imyaka 22. Wow. Noneho tugeze muri minisiteri baratubwira bati mwicare hariya, batwasayingaho umuntu araza tubaza ati mukora ibiki n'ibiki. Hanyuma rero uwo muntu niwe watubereye irembo. Uwo muntu niwe watubwiye ati ibi bintu murimo rero banyura hano. Tujya mu byo kwandikisha, tujya mu byo gushaka ama certificate atwemerera gufata data tuzafata. Wanyohereje ya certificate ya? Yes. Ibintu byose nyine tubishakira ibyangombwa. Tunyura noneho mu nzira zemewe. Ahubwo ngubwo icyo twari tugamije kwari uko bamenya ko icyo kintu gihari baba barabimenye. So rero duhita dutangira urugendo rwo gupicinga sasa. Tsacinga kuri internet. Niyo umuntu yapicinga bakamuha funding, bakamuha amafaranga yo kugira ngo icyo kintu agishyire mu bikorwa bya atari dena zishura. Turasacinga hamwe turahabona, tukayatubona za donc na ministeri ya ICT igira ikintu cyitwa hanga pitch, naho twagiyemo ndetse baranaduselectinga tuza muri 45 ba mbere. Icyo gihe numva kuza mu bantu 45 barafashe wenda nk'abantu 1000 banza baratangaje ko ari 5, ukaza muri 45
twumvise ari ikintu cyiza biguhesha n'aya mahirwe yo kugira ngo umushinga wawe umenyekane niyo utabona amafaranga. Yego. So rero aho ngaho ariko mu by'ukuri nubwo twahapicinze twaratsinzwe, ntitwaje mu bahawe amafaranga, ntabwo twageze finali kubera ko harimo indi mishinga ifite ibitekerezo n'imbaraga n'aho bageze, kuko ho banareba n'aho ugeze. noneho aho ngaho tuvayo, ariko mu by'ukuri tugize icyizere kuko niba uza muri 45 mu gihugu, noneho umaze kubona ko hari aho umaze kugera mu bijyanye no kuba igitekerezo cyawe gikomeye no kuba gishobora kugira umumaro abantu. Ntabwo twacitse intege rero, twabonye indi opportunity yo muri Koika binyuze muri ICT Innovation Center. Icyo kigo cya Koika gitanga ubwo ni nka platform abantu bakagenda baka-applyinga, ukavuga ibitekerezo ufite, hanyuma baguselectinga bakazagutumaho bakakubwira bati noneho ngwino tubwire bya bintu wavuze, tunabitwereka turebe nimba ari byo. Hanyuma babona ari byo koko, babona bikwiye, bakakubwira bati dusaba icyo ushaka, ese tuguhe funding wigendere, tuguhe iki? So rero natwe twara-applyinze, tugize amahirwe baradufata. Hanyuma bamaze kudufata batubaza icyo dushaka. Mu by'ukuri icyo gihe ntabwo wahita uvuga uti ndashaka ibyo guhita nigendera, ushaka abo bantu bahora hafi bakagendana nawe. So rero abantu benshi ariko bahitamo amafaranga. Kuki wahisemo koko mugendana? Amafaranga mu by'ukuri ntabwo hari ibindi bari barimo baratanga byiza kuruta amafaranga. Bari barimo baratanga ahantu ho gukorera office. Office nziza igezweho, mu by'ukuri ushobora kwishyura nka miliyoni nk'eshatu ku kwezi. Bari gutanga internet nziza yihuta, kandi ari byo mukeneye. Ubyibuke ntabwo turagira product nziza ishobora kujya ku isoko, nta kantu tugenda twerekana karaho. Batanga imashini nziza, nta mashini twari dufite nziza dushobora gukompiringiramo, gusohoreramo application nini cyane. Twari dufite ubumashini bwa fake bwo kwigiraho, none abo bantu baratubwira bati turabatiza imashini mu gihe tugikorana nziza zigezweho. So rero twahise duhitamo ibyo ngibyo. Nakoze ihitamo ryiza. Duhitamo ko baduha ofisi, baduha niyo internet, tunabashimire. Hanyuma baduha niyo ofisi, internet, imashini, ahantu ho gukorera. Ibyo ngibyo byari bihagije kugira ngo noneho cya kintu cyacu tubone ko dukwiriye kugikora, noneho dufite aho twicaye heza. Mu by'ukuri rero aho ngaho navuga ko ariho twahereye, noneho turimo turakanyaga cya gitekerezo cyacu. Mu by'ukuri icyo gihe harimo utuntu tutameze neza, turifayinga neza. Baha n'abajyanama muri iyo. Baduhaye n'umujyanama utugira inama, akatubwira ati aha mugeze ni sawa, byagenda gutya. Baramuduhaye rwose, mushimire cyane nawe. N'ubu ngubu turacyari kumwe. Ni porogaramu izamara imyaka ingahe? Ni porogaramu imara umwaka, ariko uwo muntu baguhaye ashobora kukwikundira mugakomezanya, cyangwa se ukaba ntabwo ari umuntu nyine muhita murangizanya uko nguko, ukomeza umuhamagaramo. So rero nuko navuga ko urugendo ari uko nguko rwagenze kugeza ubu ngubu. Rero turacyari aho ngaho. Hanyuma twamaze gukora, noneho twegeranyije component nziza, dukora product nzima, tujya ku isoko gutestinga uko ikora. Hanyuma tugeze ku isoko ikora neza, abantu barayikunda, baravuga bati kuki mutaje mbere. Hari review ubona ukavuga uti kuki koko ntagiye mbere. Abantu rero barayikunda, abantu bakazaya badusaba ko twajya n'ahandi. Umubyeyi wumvise ko icyo kintu kiri kuri icyo kigo turi gutestingira, akavuga ni ku kigo cyacu waje. So twumva rero ni ikintu cyiza. Ubu ngubu ni aho ngaho tugeze. Mu kwa 9 rero turajya mu gihugu hose, mu bigo byose. Noneho twamaze kubona component nziza, component zabyaye ama device meza zigezweho, ku buryo nta kibazo tugifite kimeze gityo. Aho nakwibaza ni gute mwabonye review zashobora kuba zatuma mujya muri ibyo bigo?
so ni ukuvuga ngo nk'uko nabivuze twagiye mu kigo cya mbere turabasaba dufite ikintu kimeze gutya mutwemerere tugishyira ku mafaranga make cyane hahandi nyine tubona ko ari make mutwemerere tuze tugishyira aho ngaho mujye mugikoresha hanyuma muzatubwire uko gikora natwe tujye tuza turebe uko gikora nyine ku isoko hanyuma muri icyo gihe rero bahise babwira ababyeyi nibo baduhaye izo review zitubwira ziti iki kintu ni cyiza kirakora neza nta ku buryo muzikoresha kugira ngo mujye no mu bindi bigo nabyo musabe ibintu byose twumvishije ari byiza cyane umuntu yakwibaza se nta mbogamizi wagize muri uru rugendo iyo bigeze ku mbogamizi rero ibintu byose bigira imbogamizi nk'ubu ngubu hari umuntu nahaye igitekerezo ubwa mbere ndakimuganiriza ngira ngo numve hari ukuntu uba uvuga uti iki kintu ariko abantu bagifata gute umuntu ndakimuganiriza rero uwo muntu yari afite gahunda wagira ngo yari yanditse yo kuguca intege araguca intege byataye aragenda nca intege pe aduca intege ku rwego rwo hejuru ku buryo yavuze ati ibi bintu byanyu nta kintu byakora aduca intege pe mvayo nacitse intege nanjye n'undi twari kumwe twacitse intege hanyuma tuganiriza wa mumenta wacu baduhaye hanyuma niwe wadusubije mu murongo yatubwiye ijambo rimwe ryo mu cyongereza aravuga ngo if you have an idea that you genuinely believe it's a great idea do not let some idiots get you out of it cyane ako kantu rero niko katumye twisubizamo imbaraga aba turiya muntu se nta muntu tugenekereje mu kinyarwanda yatubwira ati niba ufite igitekerezo wowe wizera neza udashidikanya ko ari igitekerezo cyiza wituma hari ikigoryi na kimwe kigutwara hanze y'igitekerezo cyawe kubera ko uwo muntu ejo cyangwa ejo bundi azaba ari umukompeta wawe kuri cya gitekerezo cyawe hanyuma iryo jambo niryo ryonyine ryatumye tugaruka muri bizinesi twari twacitse intege pe hari ukuntu umuntu aba akomeye akakubwira kuri icyo kintu ukavuga uti uyu muntu byanze bikunze ntabwo yambwira ikintu atazi so rero icyo gihe twaciwe intege n'uwo muntu ubwo nari mpereye kuri kimwe cyo gucibwa intege n'abantu hanyuma hari ikindi gishobora kuguca intege kubona umukiriya wa mbere biragoranye pe biragora ku buryo umuntu umukomangira avuga ati ibyo bintu byawe ndumva ntabyumva kandi sinshaka no kongera kukuvugisha abakubwiye gutyo hari ukuntu umuntu aza akakubwira ati ntabwo yabimbwiye gutyo directement ariko yaravuze ati icyo kintu cyawe tuzaguhamagara ariko ukaba ubizi ko atazaguhamagara mu by'ukuri bitewe n'ukuntu yakunyuzeho yigendera ukabona nta nubwo ari kubikubwira kureba ukavuga uti rwose iki kintu ndi gukora nta muntu uzagikunda so rero bisaba kugira kudacika intege no gukomeza kuvuga uti abantu baratandukanye uwa mbere ashobora kutakugurira undi akakugurira so icyo nacyo ni icya kabiri cyitwa gucika intege nabyo rwose bishobora kugusubiza hasi ngira ngo imbogamizi zo n'igishoro kiba gikeya igishoro kiba gikeya pe kikaba imbogamizi ku buryo uvuga uti ndifuza kugera ahangaha ugasanga nta n'igiceri na kimwe ufite kandi mu by'ukuri no kugenda nabyo biragusaba amafaranga no kugerayo nabyo bikagusaba amafaranga kugira ngo icyo kintu cyawe kihashye so rero igishoro nacyo kiba ari imbogamizi ariko itari cyane kubera ko iyo wabonye umukiriya wa mbere igishoro uba ukibonye tukiri kuri icyo gishoro abantu bagiye banyura ahangaha abantu batwumva bambwiye kubabaza ikintu kimwe ese urifuza abaguramo imigabane muri kampani yanyu yego urifuza abaguramo imigabane bimeze bite mu by'ukuri rero iyo ufite amafaranga aka kanya bigufasha kugera ahantu wari kuzagera mu cyumweru gitaha yego so rero kuvuga ko udakeneye abantu sinzi icyo waba uri gushaka kuvuga hari umuntu uvuga ngo ndifuza kugenda gahoro nta kibazo twebwe gahunda yo kugenda gahoro ntayo turi muri 5 turifuza kugera rwose hahandi twifuza kuricinga ku buryo buri kigo cyose
kurumva ubu ngubu nubwo turimo turavuga tuti muri Nzeri tuzajya mu majyepfo, ibigo byo mu majyepfo byose tubikavaringe, ntabwo ari uko twanze kujya mu gihugu cyose, ako kanya ni ubushobozi. So rero iyo ufite amafaranga, dufite amafaranga, ntabwo icyo turi gupanga cyaho hepfo twahita tukigira igihugu cyose. Ngiye kubaza ikibazo gikomeye. In the perfect world ibyo byose bigenze neza, mukeneye amafaranga angahe kugira ngo mukavaringe igihugu cyose? Ubu ngubu ngira ngo nari kwitwaza dokima yo gusoma ariko ugereranyije ariko ngereranyije dukeneye byibuze nk'ibihumbi 300 by'amadolari. Yego, ubwo ni nka miliyoni kugira ngo tugere mu gihugu hose dukavaringa ibyo dukavaringa, n'abazadufasha kugira ngo dufate izo data n'ibindi. 300 byakunda. Ubu ni nka miliyoni mu manyarwanda. Manyarwanda ni nka miliyoni 410 gutyo na bene. Ariko mushobora kudatangira ku gihugu cyose mukagenda ndamufata. Yego, aho ngaho rero niho hari ubushobozi bwacu, niho twahereye ku buryo ndi kukubwira ko tuzahera mu majyepfo muri Nzeri. Umuntu wese wumva afite amatsiko yo kumenya byinshi kurenza aha ngaha, watubwira telefoni yawe, ukeneye kuzaguramo imigabane nawe yakuvugisha, ufite ikigo cyane cyane ufite ikigo, kuko buriya njye namaze kureba business itungwa n'abakiriya. Yes, grants ziraza ni nziza, ariko iyo isoko ritarimo kugusunika ugira ahantu ukananirwa, ntago bikunda rwose. Ayo bahe contact yawe kugira ngo cyane cyane reka mbanze mbwire rero aba directeur bavandimwe yego ko nta muntu ukwishyuje kugira ngo Kaskan ikorere mu kigo cyawe, ko ari ubuntu. Ibikoresho byacu byose ko nta kintu bisaba ikigo, byaba POS ibyo bakoresha bishyura, yaba ibikoresho umwana areba akoza hareba balance ye, ko ari ubuntu. Ni iyihe mpamvu wumva mu kwa 9 tutakorana? Ukwa 9 dufite amezi make yo kuba wamuvugisha akaza akabigukorera. So kuvuga ngo kuva uyu munsi kugera mu kwa 9 ni make, ariko arashoboka. Muduhamagare dukorane, mureke kwizirika kukunguka abanyagokuru. Karashaje pe. Nta muntu ukwishyuje ntaki. Ibi bintu ni byiza, reka abana bareke gukerezwa n'amafaranga animateri yajyanye mu byumweru 2 kubera ko arwaye. Animateri yahawe uruhushya rw'ibyumweru 2 atwayira umwana amafaranga. Uwo mwana azagura inkweto ryari? Mu gihe umubyeyi yohereza umwana amafaranga ye ku ikarita y'ishuri, amafaranga agahita ahagera umwana akajya kugura. Ibintu byoroshye biri direct, bitagukostinga ikintu na kimwe. Mureke rero dufasha abana bacu, ntihagire umwana rwose usiganwa n'iri terambere. Hanyuma waruvuze ku kijyanye na contact, uhamagare 078 76 19 387. Gwenda umuntu yayisubiramo 078 76 19 387. Urakoze cyane. Mufite website? Yego, ushobora gusacinga muri Google Kaskan uko byandikwa ni K mu Kinyarwanda, A ebyiri, S, C, A na N ebyiri na A na oya no na Kaskan double N. Hanyuma link iza bwa mbere uyikandaho. Iyo link rero hani kujyana, ushobora kurebaho amakuru yacu, ibigo tumaze gukorana nabyo. Ushaka kuinvestinga, hariho one page yawe iguha projection, iguha twifuza kugera, iguha business model, byose mudusure kuri website yacu. Ariko kandi n'aba directeur muduhamagare badi. Sibyo di cyane cyane aho niho twifuza. Numva twagezanye ikiganiro cyiza Dieudonné, wakoze kudusangiza amakuru, watubwiye ibyo ukora, ariko ndumva n'umuntu wifuza kugira ngo azakore business hari amakuru menshi wamuhaye, uburyo agomba kureba ibibazo bisanzwe biri muri community akabibyazamo umusaruro, uburyo ashobora kugenda agakomanga hangombwa bakamufungurira, n'uburyo ashobora kubona umukiriya we wa mbere. Mwakoze cyane mwese, mushobora gukora subscribe kugira ngo mujye mugera bino biganiro. Gahunda no kwivana mu bukene. Naho butaha.